Intambara ikomeye nicyo cyigisho cy'iki gihembwe, insanganyamatsiko y'iki cyumweru ikaba ivuga ngo gukomezwa n'ibyiringiro. Icyigisho cy'uyu munsi kiravuga ngo William Mireri na Bibiliya. Kuri uyu wa gatatu tariki 14 Gicurasi tugiye kwigira hamwe ingingo ivuga ngo William Mireri na Bibiliya. Mbere yuko tujya mbere reka tumaze dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Umwami Imana wabanye natwe mu minsi yatambutse yose, ugiye kubana natwe nanone kuri uyu munsi wa none ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe. Reka tusabe Mwuka wawe wera kugira ngo aze atwiyoborere, abane natwe muri iki cyigisho. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nk'uko Imana yakoresheje abagorozi b'abaprotestani mu kongera kugaragaza ukuri kwerekeye no gutsindishirizwa kubwo kwizera muri Kristo wenyine, yakoresheje William Mireri mu kongera kugaragaza ukuri kwerekeye n'uburyo bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Nshuti bakundwa, ndagira ngo nongere mbibutse ingingo twizejo. Twabonye uburyo Kristo azagaruka, twabonye icyo Bibiliya ibivugaho, nubwo abantu benshi bagerageza kubigoreka, ariko ejo twabonye icyo Bibiliya ivuga ku byerekeye no kugaruka kwa Yesu Kristo. Nyamara kubw'ubuyobe cyangwa se kubwo kuyobywa kwa benshi, Imana yongeye ihagurutsa abagorozi kugira ngo bongere bamamaze ukuri kwerekeye no kugaruka kwa Yesu Kristo. Imana yongeye ikoresha umugabo William Mireri ibinyujije mu gusoma neza ndetse no gusesengura ingingo ku yindi Bibiliya, kugira ngo William Mireri yongere agaragaze ingingo ikomeye yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Nshuti mukundwa, ndagira ngo ukomeze utegere amatwi iki cyigisho kandi wigane Bibiliya ubushishozi kugira ngo ubashe gusobanukirwa no kugaruka kwa Yesu Kristo uko bizaba bimeze. Ubwo William Mireri yigaga ibyanditswe byera, yaje kumenya Kristo umukunda kurusha uko yabitekerezaga. Yafashe Bibiliya n'ikaramu ndetse n'agakayi maze atangira gusoma igitabo cy'Itangiriro, kandi akagenda asoma yitonze ku buryo abasha gusobanukirwa n'ibyo asoma. Nshuti bakundwa, twe iyo dusoma Bibiliya tubigenza gute? Nshuti bakundwa, ese iyo dusoma Bibiliya twebwe ntitunyuramo tugasoma amajyejuru gusa ntitubashe gusobanukirwa n'ibyo dusoma? William Mireri batweretse ko we yafashe Bibiliya ahera mu gitabo cy'Itangiriro, afite n'agakayi gato n'ikaramu, yandika ingingo ku yindi kandi asomana ubwitonzi kugira ngo abashe gusobanukirwa n'ibyo asoma. Ubwo yagendaga agereranya ibyanditswe byera n'ibyanditswe byera, yararetse Bibiliya irisobanura yo ubwayo. Ndagira ngo mubyize ukuri nshuti, abantu benshi bafite ukuntu basobanura Bibiliya. Umuntu asobanura Bibiliya uko yishakiye, ariko iyo wize ingingo ku yindi ukareka ibyanditswe byera ubwabyo bikisobanura, ni ukuri nta kizabuza Umwuka wera kugira ngo abashe kugira ngo usobanukirwe n'ibyo usoma. Rero nshuti, ibanga rikomeye William yakoresheje ni uko yaretse ibyanditswe byera ubwabyo bikisobanura. Ni ukuri nta mayobera ari muri Bibiliya. Igihe turi gusoma ibyanditswe byera tukabireka byo ubwabyo bikisobanura, ingingo y'ibyanditswe byera ibasha gusobanura iyindi. Tekereza nawe wafashe ingamba kuri uyu munsi wa none ukavuga uti njyewe kuri uyu munsi wa none ngiye gutangira kwiga ibyanditswe byera kandi ngiye kubireka ubwabyo bibashe kwisobanura. Ubu ni bwo buryo William Mireri yakoresheje kugira ngo abashe gusobanukirwa na Bibiliya. Kugira ngo William abashe gusobanukirwa n'ingingo zikomeye cyane ziri muri Bibiliya, nibwo buryo yakoresheje. Yaretse ibyanditswe byera ubwabyo birisobanura. Naho kuri uyu munsi wa none nibwo buryo ushobora gukoresha kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'ibyanditswe byera. Nshuti mukundwa, rero ndagira ngo wewe uri gutegera amatwi iki cyigisho tubashe kugendana neza dusoma aya masomo aboneka muri Yesaya igice cya 28 umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10. Tuze dusome no mu Migani igice cya 8 umurongo wa 8 ndetse n'uwa 9, Yohana igice cya 16 umurongo wa 3. Tuze gusoma no muri Petero, mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 19 n'uwa 21.
Mbese tuze gusigara twibaza tuti ni ayahe mahame yo gusobanura Bibiliya tubona muri iyi mirongo? Ese iyi mirongo tugiye gusoma idusigiye iki? Ni ayahe mahame agiye kudusigira mu buryo dushobora gukoresha dusobanura Bibiliya? Yesaya 28 umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10 haranditse ngo: azigisha nde ubwenge? Kandi uwo azamenyesha ubutumwa ninde? Ni abavuye ku ibere bacutse. Kuko ibye ari ugutoza itegeko rikurikirwa n'irindi, itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo, n'umurongo ku murongo, aha bikeya, hariya bikeya. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwize yuko ijambo ry'Imana iyo wize neza ubasha gusobanukirwa, kimwe kigenda gisobanura ikindi. Itegeko risobanura itegeko, itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo, aha bike na hariya bikeya. Hari ibyo turi buze kuza kubona yuko hari ibyo tudasobanukirwa hirya, ariko twaza gushaka ubusobanuro bwabyo mu yindi mirongo yo muri Bibiliya, tukaza kurushaho gusobanukirwa neza n'ibyo tutabashije gusobanukirwa. Nta bundi buryo rero William yakoresheje uretse kwiga umurongo ku murongo muri Bibiliya, akiga ijambo ku rindi, bityo iryo adasobanukiwe akaza guhura n'irisobanura rya niri rikize gute atabashije gusobanukirwa. Rero tujya gusoma mu Migani igice cyaho cya 8, turarebera hamwe umurongo wa 8 ndetse n'uwa 9. Ni iki Bibiliya itubwira mu Migani? Reka dusome. Nshuti bakundwa, ubwo uri kurambura Bibiliya yawe usoma uyu murongo, ndagira ngo uzirikane yuko turi kwiga amagambo avuga ngo William Mirere na Bibiliya. Reka dusome mu Migani igice cya 8 umurongo wa 8 ndetse n'uwa 9. Aravuga ngo: amagambo yo mu kanwa kanjye yose ntakiranuka, nta buriganya cyangwa ubugoryi buyabamo. Asobanukira ujijutse, kandi atunganira ababonye ubwenge. Nshuti mukundwa, ndagira ngo nkubwize ukuri yuko amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka, amagambo ari mu byanditswe byera, asobanukira ujijutse wese, kandi atunganira ababonye ubwenge. Yohana igice cya 16 umurongo wa 13 haranditse ngo: uwo mwuka w'ukuri naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Reka nsubiremo aya magambo: ubwo mwuka w'ukuri azaza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Aha rero ndagira ngo mbabwire ukuri yuko igihe twiga Bibiliya, Mwuka w'Imana arahari, ariteguye kugira ngo azabashe gutuma dusobanukirwa n'ingingo ku yindi ku byo tuzaba turi kwiga. Kandi uwo Mwuka w'Imana ntabwo azatubwira ibyo, ahubwo azatubwira ibiva ku Uwiteka. Nta mayobera tuzagira mu gihe turi kwiga ijambo ry'Imana dusobanukiwe na Mwuka Wera. Igihe cyose tuzaba turi kwiga ijambo ry'Imana tuyobowe na Mwuka Wera, nta rujijo tuzagira mu byo tuzaba turi kwiga. Mbese Petero yabivuzeho iki? Reka turebe mu rwandiko rwa 2 Petero yanditse igice cya mbere, turebe umurongo wa 19 ndetse n'umurongo wa 21. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera.
Nshuti ndagira ngo nkubwire ukuri yuko ubuhanuzi bwose buva ku Mana. Nta buhanuzi buvuga uko umuntu wagize gute yishakiye, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibiva ku Mana bashorewe n'iki? N'Umwuka Wera. Natwe nidushorerwa n'Umwuka Wera tuzasobanukirwa neza n'icyo ibyanditswe byera bivuga. Dusome Bibiliya dushorewe n'Umwuka Wera, tuzarushaho gusobanukirwa n'icyo ibyanditswe byera bivuga, tuzarushaho no gusobanukirwa n'ubuhanuzi bwo mu gitabo cyera. Nshuti bakundwa, mbese iyi mirongo itwigisha iki ku byerekeye n'uburyo bwo gusobanura Bibiliya? Mu yandi magambo, nta byanditswe byera bisobanurwa uko umuntu yishakiye, ahubwo ibyanditswe byera bisobanura ibindi. Nitwiga Bibiliya yonyine ubwayo irahagije kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'icyo ivuga. Ibyo tudasobanukiwe hirya nidusoma mu indi mirongo turaza kugera ku mirongo igize gute ibisobanura. Reka dukomeze twumve icyo uburyo Imana yakoresheje mu Bibiliya mu mireri kugira ngo uyu mucyo wo kugaruka kwa Yesu yongere awamamaze. Ubwo William Mireri yagendaga agereranya ibyanditswe byera n'ibindi byanditswe byera, yahishuriwe amabanga ya Bibiliya. Ndagira ngo nkubwize ukuri yuko ubwo William Mireri yarushijeho kujya asobanura ibyanditswe byera akoresheje ibindi, yarushijeho no kumenya amabanga ya Bibiliya. Natwe niturushaho kugenda dusobanukirwa ijambo ry'Imana, dusobanukiwe ijambo ryo muri Bibiliya, dukoresheje irindi jambo ryo muri Bibiliya, tuzarushaho no gusobanukirwa n'amabanga yose cyangwa se amabanga menshi ari muri Bibiliya, tuzarushaho gusobanukirwa nayo. Yashakashatse nk'umuntu ushaka ubutunzi bwihishwe, kandi yaje kugororerwa ibihagije. Umwuka Wera yamusobanuriye ijambo ry'Imana. Amena. Natwe nitujya muri Bibiliya dushakashaka nk'abari gushaka ubutunzi buhishwe, Umwuka Wera azadusobanurira ijambo ry'Imana uko ryanditswe. Yize ubuhanuzi afite umwete nk'uwo yari afite yiga Bibiliya nk'aho ari indi mirongo ya Bibiliya ari kwiga. Nshuti bakundwa, wowe iyo wiga Bibiliya uyiga gute? Ese iyo wiga ubuhanuzi bwa Bibiliya ubusobanukirwa gute? Reka dukomeze dusome aya masomo kandi araza aradufasha cyane, ari butugirire akamaro mu buryo bwo kurushaho gusobanukirwa n'uburyo dukwiye gusobanukirwamo bwo gusobanukirwamo ubuhanuzi. Reka dusome Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 17, tuze gusoma n'igice cya kabiri cya Daniyeli umurongo wa 45, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 10, ndetse tuze gusoma n'ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 3. Mbese nituza gusoma aya magambo tuze gukomeza kwibaza iki kibazo tugira tuti: mbese niki iyi mirongo itubwira ku byerekeye n'uburyo bwo gusobanukirwa n'ubuhanuzi bwa Bibiliya? Ese ubuhanuzi bwa Bibiliya ntubusobanura uko wishakiye? Ese ubuhanuzi bwa Bibiliya ntiwabusobanuriwe uko bishakiye? Ariko iyi mirongo tugiye gusoma igiye kutwigisha neza uburyo dukwiye gusobanukirwa n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 17 haratubwira ngo: maze abo basore uko ari 4 Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge. Ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Mbega ibanga rikomeye hano rya mbere tuzakoresha. Ni ukuri ndushaho gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana cyangwa se n'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya, imbaraga mbere abasore bakoresheje ni ugusenga. Barafashe barasenga, nuko Imana nayo ibaha ubwenge. Abasore bose uko ari 4 Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge. Nshuti, natwe nidusenga Imana, iyi ni intambara ni intambwe ya mbere ikomeye yo gusenga Imana, maze ubwenge bukava ku Mana bwo gurushaho no gusobanukirwa n'ibyo twigishwa, ndetse tukanajijuka. Kuba abahanga mu byo twigishwa no kujijuka bizaturuka bitewe n'uko twizeye Imana kandi tukayisenga ikadushoboza gukora ibyo tutabasha kwishoboza. Daniyeli igice cya kabiri umurongo waho wa 45 haravuga ngo, reka dusome. Haravuga ngo:
uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki rikamenagura ibyuma n'ibirenge, rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, niko Imana ikomeye yahishuriye umwami ibizaba mu bihe bizaza. Kandi izo nzozi ni iz'ukuri, no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko Imana niyo isobanura ibizabaho. Imana ubwayo niyo ihishura ibizabaho. Imana niyo isobanura ubuhanuzi. Ubuhanuzi twiga, ubuhanuzi bw'ibizabaho byose, ntacyo twakwisobanurira keretse atari Imana igize gute idusobanuriye. Niyo mpamvu rero Bibiliya iri kuduhishurira uburyo bwo gusobanura cyangwa se bwo gusobanukirwa n'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya. Reka dusome iri somo riboneka mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cyaho cya mbere, umurongo wa 10 dusome n'uwa 11. Reka dusome. Abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza, barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Barondora n'igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo, byerekeranye n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba, n'ubwiza bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Mbega amagambo akomeye. Nshuti bakundwa, ahangaha hari ibintu by'ingenzi dukwiye kuzirikana muri uyu murongo dusomya no mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Hari ibintu by'ingenzi dukwiye kubonamo. Tugiye kubona ko abahanuzi ibyo bahanura ikizaba, bakavuga n'igihe icyo kintu kizabera, ndetse bavuga n'ibimenyetso bizaranga cyangwa se bizagaragaza icyo kintu mbere yuko kigera gute, mbere yuko kibaho. Abahanuzi bavugwa ngaha bahanuye iby'agakiza, barondora n'iby'ubuntu barondora n'igihe icyo ari cyo ndetse n'ibimenyetso byacyo, byerekeranagwa n'umwuka wa Kristo wari uri muri bo. Abahanuzi b'Imana bahanura bakurikije ibya mwuka wa Kristo ubarimo, kandi bakavuga ukuri bashingiye ku bigiye kubaho nk'uko baba babyeretswe na mwuka wa Kristo ubarimo. Rero umuhanuzi avuga ikigiye kuzaba, akagaragaza n'igihe kizabera ndetse n'ibimenyetso bizaranga icyo gihe kigiye kuragute, kigiye kubaho. Ubwo rero abahanuzi b'Imana rero, uretse umwuka w'Imana uba uri mu bantu, nta kindi kintu gikwiye gutuma abantu gikwiye kuyobora abantu mu gusobanukirwa n'ibyo umwuka w'Imana ashaka. Some irindi somo riboneka mu Byahishuwe igice cya mbere, umurongo wa mbere ndetse turageza ku murongo waho wa 3, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Reka dusome. Ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Abahirwa niba ndahangaha havugwa hahirwa uwa mbere n'usoma, hahirwa n'uyumva, ndetse uwa gatatu n'uwitondera ibyanditswe muri byo, kuko igihe kiri bugufi. Nshuti bakundwa, kumenya amagambo y'umuhanuzi ni ingenzi, kuyasoma ni ingenzi. Nshuti bakundwa, gusoma amagambo y'ubuhanuzi ni ingenzi, nuko kuyasoma none hagahirwa n'uwayasomye none akarenzaho kuyumva. Nuko rero kuyasoma no kuyumva nabyo bigakurikizwa no kuyitondera, cyangwa se ugakurikiza ibyanditswe mu byo wasomye, kuko igihe cy'umwami kiri bugufi. Nshuti bakundwa, ibimenyetso bikoreshwa mu bitabo by'ubuhanuzi ntabwo ari amayobera. Imana yuje urukundo iduha ijambo ryayo rya gihanuzi kugira ngo ridufashe
kwitegura ibizaba ku isi. William Miller yasobanukiwe yuko ubuhanuzi bwisobanura ubwabwo. Ibimenyetso bikoreshwa mu buhanuzi bisobanurwa na Bibiliya ubwayo. Inyamaswa zishushanya abami cyangwa ubwami. Umuyaga ushushanya kurimbuka. Amazi ashushanya abantu benshi cyangwa amahanga. Umugore ashushanya itorero. Ibihe cyangwa ibihe bya gihanuzi byo muri Daniyeli n'ibyahishuwe nabyo bitangwa mu mvugo shusho, aho umunsi umwe wa gihanuzi uhwanye n'umwaka umwe usanzwe. Uwo William Miller yakoresheje ayo mahame y'ubusobanuro bwa Bibiliya yatanzwe n'ibyo yamenye byerekeye n'ibyo yizeraga ko ari igihe cyo kugaruka kwa Kristo. Ndagira ngo nkubwize ukuri yuko nshuti yanjye uri gukurikirana iki cyigisho, aha ngaha nta gihe cy'ubuhanuzi kidasobanurwa muri Bibiliya, nta mvugo shusho zidasobanurwa muri Bibiliya. Aha ngaha iyo turebye muri Daniyeli igice cyaho cya 7 umurongo wa 17 tubona icyo ubwami busobanuye. Tubona iyo bavuze inyamaswa ko ari bisobanura ubwami. Twareba hano muri Yeremiya igice cya 49 umurongo wa 36 hatwereka yuko imiyaga isobanura amakuba agiye kuzabaho ku isi. Tubona hano mu byahishuwe igice cyaho cya 17 yuko inyamaswa zivugwa mu byahishuwe atari inyamaswa ahubwo bisobanura amahanga. Nuko rero umugore ashushanya itorero nk'uko tubibona muri Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 2 ndetse no mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 22 ndetse kugeza wa 32. Mu by'ukuri ndagira ngo nkongere nkubwire yuko ibyo dusoma muri Bibiliya, ubuhanuzi dusoma muri Bibiliya bufite uburyo busobanurwa naho dushingiye muri Bibiliya. Nuko rero hano imvugo shusho igendanye n'ibihe, kubara ibihe, hano mu kubara batwereka yuko iyo dusomye mu gihanuzi tugasoma umunsi bihwanye n'umwaka umwe. Ezekiyeli 4 umurongo wa 6 hatwereka ibyo ngibyo. Iyo tubara iminsi mu buhanuzi aho dusoma umunsi, mu buhanuzi bitwereka ko ari umwaka. William Miller rero yakoresheje aya mahame kugira ngo arusheho gusobanukirwa n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Naho kuri uyu munsi wa none nushaka gusoma Bibiliya, nushaka gusobanukirwa n'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya butabasha kumvikana, nta handi hantu ukwiye gukoresha uretse gusobanukirwa n'ubundi ukoresheje imirongo yo muri Bibiliya. Bibiliya irisobanura ubwayo. Nshuti bakundwa rero, reka mbararikire kugira ngo mwige ubuhanuzi bwa Bibiliya mukoresheje Bibiliya. Bibiliya ubwayo niyo ibisobanura. Icyo nicyo mbasabira, nanjye nisabira kuri uyu munsi wa none. Amen.